Yesu ashimwe, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Tugiye kureba impamvu zigera kuri 3 zituma urugo rusenyuka, abasezeranye ko bazabana by'iteka ryose bagatandukana. Impamvu ya mbere ituma urugo rusenyuka, ababanye bakundana bagatandukana, ni ukutamenya Imana. Kuko Imana ni urukundo. Iyo ufite Imana muri wowe, uba ufite urukundo. Iyo utamenye Imana ngo uyitinye, uyubahe, n'uwo mubana ntuzamwubaha. Nuba ufite Imana, uzatinya gukora icyababaza Imana, aricyo cyababaza mugenzi wawe. Uzatinya gukora icyaha cyose. Nudakora icyaha na kimwe, nta kibi na kimwe uzaba ukoreye mugenzi wawe. Turasoma mu gitabo cy'Abaroma, igice cya mbere, umurongo wa 28, hatubwira ko abanze kumenya Imana, abo ngabo ngo Imana yarabaretse, ngo bituma imitima yabo iba kahebwe, bakora ibidakwiriye. Umuntu utazi Imana akora ibidakwiriye, ngo abo buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebanyiriza mu byongorerano. Abo ni abatukana, ni abanga Imana, ni abanyagasuzuguro, ni abirarira, ni abahimba ibibi, ni abatumvira ababyeyi, ni indakurwa ku izima, ni abava mu masezerano. Wasezeranye n'umugabo, usezerana n'umugore ko muzabana iteka ryose. Kutamenya Imana nicyo cyonyine gituma uva mu masezerano. Abo ngabo ni abadakunda ababo, ni n'ababarira icyaha cyangwa se ikosa undi yakoze, ntumubabarire. Icyo gihe biva ku kutamenya Imana. Ngo nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa, bashima n'abandi babikora. Niba mugenzi wawe avuye mu masezerano, ukumva ko afite ukuri, ukamushima ko yabikoze, ntabwo bikwiriye. Nta kuva mu masezerano. Niba uvuye mu masezerano, biturutse ku kutamenya Imana. Uzi Imana wahora wigengesereye, kuko Imana muragendana aho uri hose muri kumwe. Niyo mpamvu utinya kugira ikibi wakora, kuko uri gutinya guhemukira Imana wamenye. Ariko aho uri hose, iyo utazi ko uri kumwe n'Imana, urahemuka. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 13, ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 8, haravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza. Iyo ufite Imana, Imana niyo rukundo, Imana ni urukundo. Uwanga mwene se akavuga ko azi Imana aba ari umubeshyi. Urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Ingo nyinshi zisenyuka kubera gutekereza ikibi, gukeka, icyaha cyo gukeka. Atari nabyo, utabihagazeho, icyo gihe uba ubuze urukundo. Iyo ufite urukundo, ntabwo watekereza ikibi ku bantu. Urukundo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri.
rubabarira byose 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 byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Abantu batandukanye, rwa rukundo bari bafite mbere aho kwiyongera ruba rwaragiye rushyira nk'isabune rugashiraho aho kwiyongera. Rero urukundo ntabwo ruzashira. Uru rukundo rero rutazashira ntahandi warukura, ni mu kumenya Imana. Iyo uzi Imana, urukundo rw'Imana ruri muri wowe rurakura. Ntabwo ubona ikibi kuri mugenzi wawe, ntabwo umukekera, ahubwo urukundo rurababarira, rubabarira byose, rukihanganira byose. Igihe habuze kwihangana rero, ibyo byavuye ku kutamenya Imana. Igihe habuze kubabarira, ibyo biri guturuka ku kutamenya Imana. Iyo wamenye Imana, ugira kubabarira, ukagira kwihangana, uba ufite urukundo, kuko urukundo aba ari muri wowe. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 7 baratubwira ngo Yohana wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 7 ku murongo wa 5 kugera kwa 7. Ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira, yuko Imana ari umucyo, kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Mu Mana nta mwijima na muke urimo. Umwijima ushushanya icyaha, nta cyaha na kimwe kirimo. Nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye, tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Usigara nta cyaha na kimwe. Iyo ufatanije n'Imana ugendera mu mucyo, ntabwo ugendera mu mwijima, nta cyaha na kimwe wakora, habe na gatoya. Rero kutamenya Imana ni impamvu ya mbere ituma urugo rusenyuka. Iyo utazi Imana ukora ibyaha, ariko iyo uzi Imana, muziranye, muri kumwe, aho ugenda hose muri kumwe, nta hantu icyaha kikubonera, nta hantu wakora icyaha na kimwe. Uba ufite kwihangana, uba ufite urukundo, ruhora rukura, ruhora rwuzuye, ntabwo urukundo ruzashira. Mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22, katwumve naho icyo hatubwira. Igice cya 5 umurongo wa 22 haratubwira ngo, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere. Abakristo bivuze ngo abakristo, uwitwa umukristo aba yarabambye kamere, ikabambwa n'iruba n'irari ryayo byose. Kamere yose igashira, kamere y'intonganya, kamere y'uburakari, kamere yose ikavaho. Icyo gihe ntabwo uba ukiyoborwa na kamere, uba ukiyoborwa n'umwuka. Umurongo wa 25 ngo, niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Nta kamere umuntu aba agifite. Icyo gihe uba uyoborwa n'umwuka. Nta murimo wa kamere uba uri muri wowe, ahubwo uba ufite imbuto z'urukundo, imbuto z'umwuka, ufite urukundo. Umuntu ufite urukundo ntashobora gusenya urugo, ntashobora gutandukana.
Impamvu ya kabiri ni ukutuzuza inshingano, kudakora ku rwawe ruhande ibikureba, ngo wowe ku rwawe ruhande uvuge ati ibindeba ni ibi. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 25 baratubwira ngo kugira 33, bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo n'imibiri yabo. Mugabo ukwiye gukunda umugore wawe nk'uko ukunda umubiri wawe, ukumva ko iyo nshingano aho hakureba urwo ruhare rwawe urwujuje. Ukunda umugore we aba yikunda. Ese hari umuntu ubasha kwiyanga? Kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Umugabo ugomba kureba ko umugore wawe umukuyakuya, ukamwambika, ukamugaburira, ukamwitaho nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Umugore nawe ni urugingo rw'umubiri wawe. Ugomba kureba ku rwawe ruhande, ese inshingano zanjye ndazujuje? Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ese umubiri umwe watandukana ute? Umubiri umwe wacaho urugingo rumwe ngo ntirumveho? Ese ko mwabaye umubiri umwe mukwiriye gutandukana koko? Ese niba mutandukanye urumva wubashe Kristo? Urumva ukora ibyo Kristo akora? Ntawamaze kuba umubiri umwe ngo nareraho ajye gutandukana. Umubiri ntiwaba ari umwe ngo wongere wigabagabanyemo ibice. Ku murongo wa 33, nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Umugabo urashaka ko umugore akubaha. Ese nawe uramukunda kugira ngo nawe abone? Ni rezilita. Wamukunze nawe abone uko akubaha. Buri wese rero inshingano ze akwiye kureba ku rwanjye ruhande, nitwara nte? Ese ibingomba byose nabyujuje 100%, ngo mbone nanjye nkenera ibyo bankorera, mbone nanjye nkenere kubahwa? Nanjye nabashije gukunda umugore wanjye kugira ngo nawe abone ko anyubaha. Kondisiyo zanjye ziruzuye. Kuzuza rero inshingano ku rwawe ruhande, ukareba ko nawe wujuje inshingano zawe. Buri wese ibimureba. Ntushake ko ibyo ushaka ko bakugirira nawe utabanje kubigirira abandi. Banza umugirire nawe ibyo agushakaho, nawe ubone ibyo umushakaho. Numara kureba ko inshingano zose uzujuje, ukaba ukiranuka, kwa gukiranuka kurakubashisha no gukora ibikugomba, ibyo ugomba gukora. Icya gatatu noneho, icya gatatu, wamaze gukiranuka, ibikugomba byose wabyujuje, ariko uracyabona wowe ntako utagize, ariko ukabona biranze. Urasabwa icya gatatu, kwihangana. Mu Kristo ntago ari ukuvuga ngo ibigeragezo ntibizakuzaho, bizakugeraho, ariko urasabwa kwihangana, kuko abihanganye nibo bazitwa abanyehirwe. Turasoma muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 12.
Havuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda. Niba wabuze kwihangana, witekereza ko uzabona ubugingo, witekereza ko uzabona ikamba ry'ubugingo. Imana yayisezeranije abayikunda. Niba ukunda Imana, uratinya yuko izina ry'Imana ritukwa ku bwawe. Niba utandukanye ukava mu rugo, urugo ukarusenya, ese urumva ibyo ngibyo biri buzamure icyubahiro cy'Imana, cyangwa biratuma izina ry'Imana ritukwa? Niba uyikunda rero, urarwana ishyaka kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa. Ngo iri kamba ry'ubugingo rero Imana yarisezeranije abayikunda. Niba utarihanganye, ntabwo uzitwa umunyehirwe. Kugira ngo uzitwe umunyehirwe, ni uko wihanganiye ibikugerageza. Ibigeragezo nabyo bibaho, kandi bigomba kubaho, kuko Satani arakurwanya. Uri umukiranutsi, uri umusirikare, nibyo wambaye intwaro zose z'Imana, ariko ntiwazambariye ubusa, wazambariye kugira ngo urwane. Wakenyeye ukuri, nta na hamwe ubeshya. Ariko kuko Satani akurwanya, urabona ikigeragezo cyo kuvuga yuko ibyo uvuga byose ubeshya, udakiranuka, atari ukuri. Nyamara Imana ireba imbere, irakureba igasanga nta cyaha ufite, igasanga uvugisha ukuri, ukenyeye ukuri. Ntabwo woza igikombe inyuma gusa, ahubwo woza imbere. Imbere harogeje, bikagaragarira n'inyuma. Ukajya gusenga, ukitwa umukristo, ariko n'imbere Imana yakureba hahandi hiherereye, uri mu rugo, atari uko uri mu rusengero. Imana ikareba igasanga urakiranutse. Ariko kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko hahirwa, muhirwa ubwo bazabatuka, bakababeshera ibibi byinshi. Noneho urabeshewe, ariko amahirwe ufite ntabwo ari ukuri, ni ukubesherwa. Uhiriwe n'uwabeshewe. Rero kubesherwa bigomba kubaho, kuko icyanditswe muri Bibiliya cyose kigomba gusohora. Niba muhirwa ubwo bazababeshyera, bagomba kubabeshyera. Noneho wakiranutse, Imana urayizi. Kondisiyo, inshingano zose, ibyo ugomba byose wabikoze, ariko ugomba kwihangana kugira ngo witwe umunyehirwe. Ibigeragezo bigomba kubaho, ukabicamo, kugira ngo rwa rukundo ukunda Imana rugaragare, uzabashe kubona ikamba ry'ubugingo. Iby'Imana ni kondisiyo. Niba uzabona ikamba ry'ubugingo, ari uko waciye mu kigeragezo ukihangana. Niba bakunda Imana ari abihanganiye ibibagerageza, bigomba kubaho kugira ngo uzabone rya kamba ry'ubugingo. Ibigeragezo rero ntibizaturuka kure gusa, byaturuka no kuwo mubana. Aho Satani yabona anyura hose yahaca, kuko niwe ukurwanya, si uwo mubana. Yashaka aho anyura hose. Ihanganira ibikugerageza rero. Niba uzi Imana, niba ukiranuka, ikondisiyo zose zawe ukazubahiriza, ihangane. Nta mpamvu n'imwe yatuma utihanganira ibikugerageza. Nta mpamvu n'imwe yatuma uva mu masezerano. Nta mpamvu n'imwe yatuma ubura urukundo. Urukundo ruhoreho, urukundo rwihanganira byose, ntirukeka ikibi ku bandi. Urukundo agume muri wowe, kuko igihe cyose uzabura urukundo no gukiranuka ntako uzaba ufite, kuko rukundo ni Imana, niyo ikiranuka.
niba muri wowe rero uzagira gukiranuka, nugera gukiranuka uzihanganira ibikugerageza. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Hari igihe cyo kugeragezwa, hakabaho n'igihe cyo kwemerwa. Imana ikavuga ati wanyuze mu bigeragezo ntiwantukisha, wemeye guhomba ibyawe byose kugira ngo urengere izina ryanjye ridatukwa. Uwo azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda. Imana yasezeranije ikamba ry'ubugingo abayikunda bonyine. Rero nubona urugo rwawe rusenyutse, wikwigira shyashya ngo uvuge ati ngewe ndakiranuka ariko umugore arananiye, igisubizo ni ugutandukana. Niba ubona ko nta cyaha na kimwe ukora, ukiranuka pe, ukabona kondisiyo zose ibikugomba, uramukunda, uramwambika, uramukuyakuya, ariko ukabona biranze, ihangane. Ntabwo ukwiriye gufata iya mbere uvuga ngo ngewe uyu mugore turatandukanye, arananiye. Niba akubereye ikigeragezo, Imana ikubwiye kwihangana, wifata umwanzuro wo gutandukana. Niba kondisiyo zawe bikureba byose warabyujuje, umwanzuro si ugutandukana, ahubwo ihangane, kuko nyuma yo kugeragezwa uzambikwa ikamba ry'ubugingo. Niba wananiwe kwihangana, n'ikamba ry'ubugingo rihebe, ntaryo wabona. Reka kuva mu masezerano, ahubwo komera. Reba neza ko kondisiyo zawe nawe uzujuje. Wishaka ko umugabo akora ibi, umugore akora ibi, wowe ntabyo ukora. Reba uruhande rwawe. Reba ku ruhande rwawe, urebe yuko kondisiyo zuzuye, urebe yuko wubahiriza inshingano zawe zose. We kumugaya, ahubwo reba uruhande rwawe. Aho uri hose, uri gutinya Imana koko, uzi Imana, ntuzamukekera, ntuzakeke ikibi kuri mugenzi wawe, kuko ufite Imana muri wowe, ufite urukundo. Uzatinya kuvuga ijambo ribi ngo udacumura ku Mana, kuko uyizi. Uzatinya kurakara, uzatinya intonganya, kubera uzi Imana, udacumura ku Mana. Nta kamere izaba iri muri wowe, kuko kamere, umubiri utuma ucumura, wabambanywe na Kristo. Umubiri ufite ni uwo gukora ibyiza, ni uw'imbuto z'urukundo, ni uw'imbuto z'umwuka, ni uwo kwihangana, ni uw'ibyishimo. Urumva rwasenyuka ruti? Urumva byacyaye? Uzi Imana, utinya icyaha icyo ari cyo cyose. Ureba Imana ikureba, uryamye ikureba byose, ikureba ugenda mu murima, ugenda mu isoko, ugenda he, wicaye muri biro, ureba ko Imana muri kumwe hose, hose hose, ariyo utinya guhemukira. Nuhemukira mugenzi wawe, uhemukiye Imana. Aricyo utinya cyonyine. Niba mutari kumwe, aho ari buzire hose, nturi bumukekere. nta gukeka na guke kuri muri wowe, kuko nukeka uraba ukoze icyaha
kandi uratinya Imana kuko wayimenye, uratinya gukora icyaha. Nta mpamvu yo gusenya yaboneka uzi Imana, wubahiriza kondisiyo ibikureba, ntushake gukorerwa gusa, ahubwo ugashaka gukora nawe inshingano zawe ukazuzuza, ukagira kwihangana, ukamenya ko atari we, ahubwo Satani yabonyeho inzira arahanyura. Umwanzi ufite ni Satani wenyine, icyo akora akorera mu bantu kuko ashaka inzira, ashaka ahanyura. Ni umuriganya, ashaka ahanyura. Ajya kukurwanya agashaka ahanyura. Yaje kurwanya Adamu na Eva anyura mu nzoka. Ntabwo uzamubona ahagaze aha ngo nguyu Satani, azanyura mu mugabo anyure mu mugore.